ubu inganda nyinshi zikomeye zikora intwaro amafaranga y'inyungu mu bucuruzi bwazo amaze kuzamukaho nibura 150% kuva intambara itangiye muri Ukraine. Naho iyi ntambara yatumye ibigo bicuruza petrole n'ibiyikomokaho mwese nabyo inyungu zabyo zizamukaho nibura 350 byose kwijana. Naho ibigo by'ikoranabuhanga ritanga ingufu zisubiramo serivisi zabyo zo ntabwo zigihagije isoko mpuzamahanga ku buryo bimwe byarangije kwishyurwa kera cyane amafaranga azatuma n'ibyo bikora mu myaka myinshi cyane iri imbere byerekezwa mu bihugu byarangije ko byishyura kera. N'inganda nyinshi rero muri rusange ubu zitakwifuza na gato ko intambara muri Ukraine yirangira, mu gihe banyirazo babizi neza ko isoko rijyanye n'intambara n'ingaruka zayo muri Ukraine atari kenshi riboneka mwese. Ni intambara irimo inyungu nyinshi cyane z'amafaranga mu buryo benshi batahita babitekerezaho. Muri abo bose tugarutseho wabyumvise neza ko inyungu zidasanzwe muri business zose mwese kuva ubwo intambara yatangizwaga muri Ukraine zagiye ahanini ku bacuruza petrole n'ibiyikomokaho zo zazamutse kuri 350 byose kwijana. Nagatangaza ko n'umurengera w'amafaranga mu mateka y'ubucuruzi mwese kubera iki? Das angekündigte Embargo führt einfach zu. The plans to introduce an oil embargo on Russia have caused countries to start hoarding. Gontram B. Wolf, n'umuyobozi mukuru w'ikigo Bruegel Economic Think Tank gikora ubushakashatsi kuri politiki mpuzamahanga mu bijyanye n'ubukungu, ati umugambi wo gukumira ku isoko petrole y'Abarusiya wahungabanije bikomeye isoko mpuzamahanga bituma ibihugu bitandukanye nabyo bitangira guhunika petrole yabyo mu kwirinda ibura ryayo. Ibyo byatumye nabyo mu gihe kinini kuva intambara itangijwe muri Ukraine petrole igezwa ku isoko nayiba nke bikabije bitumbagiza rero ibiciro byayo mu buryo budasanzwe. Abandi nabo babonye amafaranga y'umurengera mu rwunguko rudasanzwe ruva mu ngaruka z'intambara n'abafite ibigo bikomeye kandi by'ubunararibonye mpuzamahanga mu by'itumanaho n'ikoranabuhanga. Ibyo nabyo byatewe n'uko iryo koranabuhanga naryo ubwaryo ryahise rihindurwa intwaro y'intambara. Ibigo byaba byigenga cyangwa ibya leta hose mwese nabyo byatangiye gushora akayabo kadasanzwe k'amadolari y'abanyamerika mu guhangana n'ibitero by'ubushembuse n'ubusahuzi bw'amakuru, umutekano wa za mudasobwa, internet ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga birimo na za telefone ubwazo zikoreshwa mu itumanaho. Ibyo byose bituma bashora akayabo kishyurwa ibigo by'ubunararibonye mu kubarinda ibyo bitero nabyo byakomeje kugabwa kenshi muri gahunda zihuzwa ku rwego rugari n'intambara muri Ukraine kuko ibihugu bitari bike nabyo byahise bigiramo uruhare. Abandi nabo bahise bakura umurengera w'amafaranga mu ngaruka z'intambara muri Ukraine n'ibigo binini bicuruza ifumbire mvaruganda mu bijyanye n'ubuhinzi. Ubusanzwe iyi business n'Abarusiya bari basanzwe bari mu bambere bayiyoboye mwese. Ibihano nabo bashyiriweho byahise bikoma mu nkokora yoherezwa ryayo mu mahanga. Mu kugabanuka no kubura kwayo ahubwo ku isoko mpuzamahanga nayo yahise henda bidasanzwe, abandi bayikora nabo baracuruza karahava barunguka. Naho ibigo bikora ibikoresho bitandukanye bibyazwe ingufu zisubiramo, ibyo nabyo ubucuruzi bwabyo bwahise buzamuka bidasanzwe n'inyungu zabo zibumurengera kuko icyo nacyo cyahise gihinduka igice cy'ingufu zashowemo ingengo y'imari nini cyane y'ibihugu byinshi ndetse ahanini byo mu Burayi birwana no gusimbuza gaze na petrole byavanaga mu Burusiya. Muri ibyo byose ariko nyine birumvikana neza ko kuva ari intambara ngende nayo ikabirwanwa hitabajwe intwaro nta kabuza abazikora nabo bafite igice kinini cyane cy'izo nyungu z'amafaranga yose ayishorwamo. Of course, with the war in Ukraine, European countries. Nani Tian, n'umukozi w'ikigo Stockholm International Peace Research Institute, ati ibyo nabyo birumvikana cyane kuko mu ntambara yo muri Ukraine ibihugu byinshi mu Burayi bifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binanyuze muri OTAN nanone byashoye amafaranga menshi cyane muri ibyo bigo bikora intwaro nabo bakomeza kohereza ku bwinshi muri Ukraine. Na amafaranga menshi cyane rero ayo ngayo ku buryo binagoye cyane kuyabara ahubwo ngo ubone neza ishusho y'ingano yayo mu myaka iri imbere uko intambara nayo ikomeza gutinda. And so quite a bleak picture in the coming years. Ku rundi ruhande ntabwo ari amafaranga yazamutse cyane mu nyungu z'ibigo bikora intwaro muri ibyo bihugu honyine kuko n'ubucuruzi bwazo hose yewe no mu Burusiya bwahise buzamuka kuri 45% kuva intambara yatangira muri Ukraine. Hanyuma tugarutse n'ubundi ku bucuruzi bwa petrole yo n'ibiyikomokaho byo n'ibiciro byabyo bisa n'ibizakomeza kugorana cyane mu ngaruka zahise zijyana n'intambara muri Ukraine bikaba ubwo ngubu bimeze nkaho mu mukino wa politiki mpuzamahanga bikajyanishwa n'ubuhangange bw'ibihugu ubu ngubu amakarita nayo asa n'ayatangiye gucangwa bundi bushya. Ich glaube, dass die OPEC-Länder sich I think politically Gontram B. Wolf ati mu gihe ibyo byose byagenzurwaga n'umuryango w'ibihugu bigeza ku isoko mpuzamahanga ku bwinshi umuryango wa OPEC ku buryo igabanuka bikongera ingano yayo ibiciro nabyo bikagabanuka cyangwa se nanone yaba nyinshi bakayigabanya nanone ngo badahomba mu kugwa kw'ibiciro byayo.
intambara rero igitangira muri Ukraine habaye kuzamba bidasanzwe n'akavuyo kenshi muri uko kugenzura isoko ryabyo n'ibiciro. Ingano nini yayo ubu yoherezwa mu Bushinwa ndetse no mu Buhindi. Isoko niho ryagukiye kurusha mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma n'ibyo byose byo kugenzura ibiciro n'ingano yayo byose bizamba, mu gihe mu buryo bweruye ndetse n'ibanga ibihugu byinshi bicuruza iyo petrole mwese byaganiriye ku ruhande rwo kwitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byanga kuzishyigikira mu ntambara muri Ukraine, ahubwo bikazambura cyane imikoranire yabyo n'Ubushinwa n'Uburusiya. Ku rundi ruhande hari ibihugu bitigeze bigaragara no mu migambi yose ijyanye ahubwo n'intambara muri Ukraine byiturije aho ngaho cyane, nyamara nabyo byungukira bidasanzwe muri rizamuka rikabije cyane ry'ibikoreshwa mu ngufu zitabazwa mu mirimo n'iterambere, birimo n'ibyo mu bice by'amajyaruguru y'Uburayi nka Norvège ikungahaye cyane kuri gaze na petrole. Muri rusange ibihugu bibarizwa muri icyo gice cyese inyungu z'amafaranga yabyo mu bucuruzi mpuzamahanga ziyongeyeho nk'obwa kandi kayabo ka miliyaridi zirenga 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka wonyine, kubera izo mpamvu gusa zihuzwa n'intambara muri Ukraine. Naho muri ibyo byose kandi abanyamerika n'ibigo byabo by'ubucuruzi nabo ntabwo ari intambara bashora amaka yabo bafasha Ukraine gutyo gusa. Uburusiya abo bashinja kubikoramo na business ihambaye bidasanzwe. Nk'ubwo mu cyumweru gishize hari umunyamakuru wo mu Rusiya wakwirakwije ikiganiro yagiranye n'umwe mu bakozi b'ikigo cy'abanyamerika byashoboka neza ko ari nacyo cya mbere gihambaye mu bucuruzi mwese, kuko bisa naho nta kibaho kidacuruza, BlackRock. Uwo yitwa Serge Varley agaragara agira ati war is really fucking good for business. Ngo intambara ni nziza bitangaje kuri business. Uwo yemeza ko uretse n'ibyo byose byazamutse cyane mu nyungu z'amafaranga, ngo n'abacuruzi ingano ubwabo uretse na BlackRock icuruza hafi byose, ngo nabo ubwabo nyine barungutse cyane kuko izo ngano zavaga muri Ukraine n'Uburusiya nazo zabuze ku isoko mpuzamahanga kandi zari zigeze igice kinini cyazo. Ati ntabwo mushobora kumva ko ibyago byinshi burya bihora mu buryo bwiza cyane bw'ishoramari n'ubucuruzi. Ati twebwe ubu ngubu ntabwo byadushimisha na gato kumva ko intambara ihagaritswe muri Ukraine. Twanahita dutakaza akayabo kandi k'amafaranga tubona ubu ngubu ku munsi. Intambara iramutse ihagaritswe twayakorera no mu mezi 2 yose. Abajijwe niba ubushake bwa politiki butakoma mu nkokora ubucuruzi bwabo, intambara nyene iramutse ihagaritswe cyangwa n'ibiciro bwabyo bikagenwa na leta z'ibihugu. Ati ntabwirega hariho perezida buri ugena uko ibintu bigomba kugenda byanze bikunze, bigenwa ahubwo n'abagena ingano y'amafaranga nawe abarizwa mu ikofi ye. Icyo kigo BlackRock twagarutseho byihariye mu kiganiro kimwe mu minsi ishize kigenzura imitungo y'agaciro karenga trillioni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikagira imigabane mu bindi bigo hafi byose by'ubucuruzi mpuzamahanga n'imigabane mu bindi byinshi by'abanyamerika nka Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Alphabet, Pfizer, Tesla, Mark, Visa, Mastercard ndetse n'ibindi. Abandi nta nubwo babura ku iki kigo kigenzura amafaranga hafi yose y'isi. Icyo mu bucuruzi bwacyo nacyo bikaba byerekanwa ko cyeze imbere cyane mu byungukira umurengero w'amafaranga nyine mu ntambara ubu ngo birwanwa muri Ukraine ndetse n'izindi zose zibera handi mw'isi. Na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ubwe mu biganiro aheruka gutanga yarivugiye ati ibigo mpuzamahanga birimo BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs cyangwa se Starlink ubu ngo mu mikoranire dufitanye nta kabuza bizanagira uruhare rufatika mu gusana Ukraine n'iterambere ryayo nyuma y'intambara. Ibi byose rero ngo bigashimangira uburyo uhereye ku banyamerika ubwabo n'ibindi bihugu twagiye tugarukaho muri business zabyo zihariye zijyanye n'ibyagiye bibi ngume, ibindi bigahenda cyane biturutse ku ntambara nyine muri Ukraine. Inyungu rero nazo ziva muri iyi ntambara mu buryo bw'amafaranga no murengero udasanzwe ku bandi, wanatuma batari bake muri bo befuza kwikomeza kurwanwa kugira ngo n'amafaranga yabo ntihagire ikiyagabanukaho. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27
cyangwa nanone kuri 0788442063 iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.